Reka twongere tubasuhuze neza nshuti bakunzi ba Bigira Iherezo TV ndetse na Prince Robert Rwanda. Uyu ni umwanya dukoze pano tugahuza izi cano n'ubundi nk'ibisanzwe ni cano zo gushima Imana cyangwa se ni cano zijyanye n'umuyoboro w'iyobokamana. Kuri kamera zacu turi kumwe na Bigira Iherezo CEO wayo ndetse n'umubyeyi uteruye umwana. Tugiye gushima Imana bitewe n'igikorwa Imana yakoreye uyu mubyeyi. Reka mbere ya byose nkanjye Prince Robert ubasuhuza, reka mbakire dutangire dushima Imana. Ushobora kuba ubonye kuri kamera ukibaza ngo byagenze gute. Reka mbere ya byose twakire Evangeliste Theoneste, hanyuma atuganirize agariza n'umutumirwa wacu atubwire uko bimeze n'ishimwe ryuzuye ku mitima yabo. Ni karibu. Prince turabashimiye kandi dushimire Prince Robert Rwanda ikomeza kubana natwe umunsi ku munsi. Tubashimire kandi natwe nka Bigerezo TV turanezerewe cyane nkuko mubibona rero ntibisanzwe. Tubahaye ikaze kandi kuri izo channel zose, yaba Prince Robert muri inshuti zacu, ndetse tunabona no gusuza disi na bene data nabo bafite izi channel zitandukanye, kugira ngo buriya abantu benshi babigize nk'intero babigize ukuntu, ariko iyo Imana iduha ubwenge turabukoresha. Icya kabiri, ibi bintu dukora twebwe nta nyungu zindi dukurikiye, tuba dushaka ko nibuze hari icyo abantu bamenya imbaraga z'Imana. Robert rero ndagushimiye kuba wemeye kuduha ikaze, ariko tunashimire disi n'umutumirwa wacu. Umubyeyi, muraho neza? Turaho neza nta kibazo, turashima Imana. Yego. Imana yadukoreye ni byinshi, yatuzuriye umwana yapfuye. Twabonye Imana mu bihe bikomeye, Imana iradutabara. Umwana ubwo yongeye kumuzura akaba muzima, nibwo twabonye imbaraga z'Imana. Ubundi twari tuyizi, ariko noneho hari tuyizi nk'igice, ariko noneho twarayibonye by'ukuri. Mama, ni byiza cyane, ndagushimiye. Ariko kandi tutaratangira kuganiriza abantu, ndagira ngo ubanze wibwira abantu. Njyewe nitwa Theoneste, ndi CEO wa Bigira Iherezo TV. Sindi jyenyine, ndi kumwe na Prince Robert Rwanda. Ariko kuri Bigerezo TV nk'abantu bakubonye ubwa mbere, nababwiye ko nzajya mbagererayo nkabaviri muzi n'umuvingo, hanyuma kugira ngo mumenye ibyo dukora. Kandi nabasabye ko muzajya mukora share na like ndetse na comment zanyu. Nyabuneka utibagiwe na subscribe. Genda ikeneye, nubwo abantu benshi bavuga ngo ntabwo ngo subscribe ngo nibyo ngo bashaka. Hoya, ndayishaka rwose, uyimpe. N'ubu waryohe n'iki kiganiro ni byiza. Kandi erega burya umuntu agwaye akantu gato ya Robert nta kanini yakaguha, sibyo nshuti yanjye? Reka tudatinze cyangwa se tutibanze mu magambo wa mugani wawe, reka twakire umushyitsi wacu. Buriya abantu bakurikiranye batangiye kugira amatsiko n'amashyushyu yo kumenya igitumye avuga ati ndi gushima Imana. Mbere ya byose mama, wakibwira abantu badukurikiranye? Nitwa Nyiranziza Angelique, nkaba ndi gushima Imana ku byo yankoreye. Yego. Iyo uvuze ngo uri gushima Imana ku byo yagukoreye, donc Imana ubundi ihora ikora imirimo yayo n'ibitangaza. Ni ikihe kintu kidasanzwe Imana yakoze ku buzima bwawe cyatuma uvuga ati ndi gushima Imana ku buryo budasanzwe? Ubuhamya. Ikintu kiri gutuma ashima Imana ni uko umwana wanjye yapfuye agashyiramo umwuka ndeba, ariko abakozi b'Imana baransengera, umwana mujyana kwa muganga arakira, nkaba nongeye gutahana umwana muzima yari yapfuye, yari ari muri koma. Yego, bivuze ngo wari umaze igihe mu bitaro. Wari umaze igihe kingana gute? Maze ibyumweru bitatu. Robert, abantu badukurikiye, inshuti bavandimwe, bari muri Amerika, Australia, Aziya, kuri imigabane yose y'isi, uyu mubyeyi mubona dushobora kuba twamusuye kugira ngo tubwire abantu ko Imana igikora. Niko nababwiye kuri Bigerezo TV ko intego zacu tuzatubabwira imbaraga z'Imana. Uyu mubyeyi mushobora kumubona gutya, Angelique, jyewe namusuye mbona bikomeye. Mama, ntabwo ari ukubeshya cyangwa se bya bindi bavuga ngo abantu ngo bari gutwika. Twe ntabwo dutwika, ntabwo twe dutwika, ahubwo tuvuga imbaraga z'Imana twabonye. Mama, ndabyibuka muri iryo joro hari nkari nkasanga Robert, tujya kureba ko umwana we yapfuye. Byari nk'amasaha ya saa moya. Yego. Nagezeyo nsanga abantu bose bari kurira, hanze ari ibibazo. Mama, ndagira ngo usobanurire, ubwire abantu umwana ubundi yafashwe ate, ni iki cyatumye umwana wapfa. Kuko nyirizina yari yapfuye cyangwa ni bya bindi abantu bashobora kuvuga ngo ibi bintu barimo ngo ni ukubeshya, ngo ntabwo ari byo. Ariko kandi jyewe nagiye kuri tere nsanga kuko umwana byaranye, nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Ni ukuri ibyo uvuga, umwana yari yapfuye arazuka, yari yataye n'ibitabo rwose, ndi natangije no kumuhumbya, ariko Imana yongera kumuzura.
abantu bakinisha Imana rero bayikinishaga nibashaka bareke kuyikinisha. Imana ntabwo ijya ikina, ariko Imana irakwiyereka mu bikomeye byose ikagutabara. Imana ni umutabazi wacu. Imana ni umutabazi. Ngira ngo wabonye ukuboko kwera kw'Imana. Umwana ubundi yari yafashwe ate kugira ngo umwana arinde arwara ahure n'ikibazo kugeza ubwo umwana yitaba Imana? Yari yafashwe ate? Umwana baramanjije baramuhumanya. Umwana ajya mu Kinyarwanda amuha imiti. Umukozi w'Imana araza aransengera arambwira ati imiti yijugunye. Nagiye kwa muganga babuze indwara, ubwo imiti yo kwa muganga yo narayikomeje, ariko yo mu Kinyarwanda ndayijugunya. Maze kuyijugunya rero nkomeza gusenga, ariko umwana sinzi ukuntu navuye mu isoko ngeze mu rugo mbona umwana arapfuye neza, aragagaye burundu. Kuko umukozi w'Imana yari yambwiye ati byasigaye mazabinya, nta yindi miti umuhaye, nta n'ahantu ugiye, dukomeze gusenga. Nibwo nagiye kubona mbona mu butabazi sinari nzi ko sinari nkuzi, nawe ntiwari unzi. Ngiye kubona mbona Imana nawe irakuzanye, urasenga, nuko turasenga umwana tubona yongeye kuba muzima. Dusenga hari ibintu byagaragaraga. Jyewe turi kugusengera umwana, hari umukozi w'Imana twari kumwe, Robert tusengera uno mwana, uribuka ko yarukaga cyane. Twarasengaga ibirutsi bikaza, Imana iratubwira ngo Imana umwana iramukijije. Ndashimira Imana rero ikitwicaza aha abakunzi ba Girezo TV ndetse na Prince Robert, twabonye ukuboko kwera kw'Imana. Imana yazuye uno mwana, Imana ishimwe. Haleluya. Amen, amen. Turashimira Imana. Hari n'umupapa nawe aradukurikiye. Papa muraho neza? Turagushimiye rero, kandi ntekereza neza ko wenda twegere nta kibazo. Kuri agapfukamunwa utwegere hano kuri Bigerezo TV, usa nk'uwunama gakeya. Yego, turagushimiye. Ntekereza neza ko nawe ni wowe papa w'uyu mwana. Ibyo tuvuga, hari abantu benshi badukurikiye kuri Bigerezo TV ndetse no kuri Prince Robert Rwanda bari kutureba. Uyu mwana koko urabyibuka rirya joro umwana ntiyari yapfuye? Umwana rwose yari yarangije. Ariko ndashima Imana cyane. Kubwo njyewe ntabwo ndi kubyumva neza. Icyo nzi ko Imana itabara pe. Ndi kumva imbaraga z'Imana nyinshi muri njyewe. Nyinshi cyane ariko. Reka tugushimire, dukomeze ikiganiro. Mbere yuko mukomeza ikiganiro, hanjye se w'umwana, ndashimira Imana cyane kuko umwana yari yapfuye yarangije mu rugo twari twarize. Hanyuma Imana iza gutabara, ikoresha abakozi bayo harimo mwebwe, muraza muteramamo icyizere. Cyane ikintu nshimira Imana, wabaye ugihinguka uravuga ati muceceke, umwana ni muzima. Kandi twaboneshaga amaso y'umwuka kandi y'umubiri, tukabona umwana yagiye. Hanyuma birangiye, uravuga ati muceceke mwe kurira, umwana ni muzima. Ariko uvuze ngo umwana ni muzima, numva ngize ibyiringiro. Nigeze gusenga gusa Satani irandiganya ndagwa. Iyo umuntu avuze ijambo ry'Imana hari icyo numva, koko hari icyo nari naramenye. Waravuze ngo umwana ni muzima, nanjye numva koko hari ibyiringiro ngize kuko umukozi w'Imana avuze ngo umwana ni muzima. Hasigaye itanemera, nzamura kwizera kwanjye, muramusengera, murangije muvuga umwana ni muzima, mujyane kwa muganga. Hanyuma tugize kwa muganga, Imana yaradutabaye, abaganga batubaye hafi. Ndashimira Imana, abakozi b'Imana abantu bose, buri muntu wese, nta muntu n'umwe utaransabiye. Ndabashimiye cyane, kandi cyane nshimiye Imana pe. Ntabwo birangiriye hano, nzashima Imana mve mu mudugudu njye mu kagari, nzava mu kagari njye ku rwego rw'igihugu, nzava kuri radiyo imwe njye ku yindi, kereka radiyo itashaka ko twamamaza ijambo ry'Imana. Bakunzi ba Bigerezo TV ndetse na Prince Robert, ndabona abantu rero tuzagaruka tubasure kubera igihe. Reka tubashimire kandi tubasabire umugisha. Bantu mukunda kugira umutima ufasha, kandi bantu bakunda kugira umutima usenga, musenge kandi mujye musengera abantu. Hari abantu baba bababaye, hari abantu bakeneye ubutabazi bwawe, hari abantu bakeneye ubufasha bwawe. Mubyeyi, tugushimiye ko wemeye kuganira natwe na Bigerezo TV ndetse na Prince Robert. Tugana ku musozo, hari umuntu umwe wavuze ngo ibyo dukeka cyangwa n'ibyo twibwira, Imana iba ifite ubuzima bwacu mu biganza byayo. Abantu bakurikira Prince Robert Rwanda, nkunda kubabwira ngo ibintu byanze cyangwa byemeye, umeze neza cyangwa ubona ubuzima butameze neza, ibyiringiro byawe jya ubishyira ku Mana, nta kindi. Reka dushimire umubyeyi n'umupapa wemeye kutuganiriza, n'ubutaha tuzagaruka.
wenda abakurikiye iyi radiyo Mm, reka mbereke ifoto imwe yego. ishobora kugaragaza ko ibyo tuvuga ari ukuri. Mm, Mumbabarire gato wenda ndabatindiye yeah, nta kibazo. ariko ndagira ngo mbereke Yego. hari ifoto nizo nafashe nyuma, iza mbere abaganga bamujije kuzifata, Mm, barebaga nawe barabonaga bakavuga ati wa mugabo rwose reka tukuvurire umwana, mm. ariko nanjye nkavuga nti ibyiza biba biragaragara simbizi Ya, abantu badukurikiye ko muraza iyi foto kubifata. turaza kuyifata tuyishyire tuyipininge kuri turaza kwibereka sarajeti y'ikiganiro. hari n'izindi nimushaka muzifate Turabikora, zifite turabikora. nyinshi. Mm, Hanyuma muzereke abantu bakurikiye iyi radiyo mubone ko Imana igira neza yatabaye ubwoko bwayo. ntabwo ari radiyo n'ibigerezo TV ni Murakoze. televiziyo kandi ni cano icaho ijambo ry'Imana icaho inkuru zitandukanye. Robert, reka tubashimire mwari mudukurikiye kuri Igerezo TV, tubabwire ngo Imana iracyakora, Imana irabakunda, nubwo ubona uyu munsi byanze ejo bizemera. Dushima Imana kije uno mwana mu izina rya Yesu, amen. Amen. reka tubasezere tuvuge ngo shalom, Imana ibarinde. Ibi biganiro ntabagaruka, turabakunda. Amen.